Ndi papa Sava. Aya, cashiri. Zinyama zari zikomeye pe. Aya ntago. Kugira ngo ni igiti. Ntago ziba zikomeye. Ibyo biba byatewe na Mucoma abahakenewe amahugurwa. Papa Sava. Si ikimwari muntu myera? Yego ni yonge. Papa Sava wahinduye Mucoma. Zinyama zari kuzigaye zikomeye. Kakagore ke kumugore buto yo karamujonge koko. Oya. Yaramutimbuye. Kada. Oya si. Ariko rero kirimo. Naye mu misengerere yawe nawe Oya, umuntu ni umenye we. Umuntu ni umenye. Uzi ko iki kintu bisabye gutanga komande ubuze wabirangura he kereka muri butiki. Daforo wanjye ndamuzi. Tereka Ngero hakore. ngo ndwo rumbumba. Agato nago nakiteza burya. Ubu rero reka mbagira inama. Mujye mutanga komande aho bazenga babahe mwibido. Se Papa Sava. Niyo wabungiriye ni Naho ubundi. Nakubwiza ukuri muri moteri yiyubashye. Iki kira ariko. Nese wa muntu we Papa Sava. Ubujya nsohoka napfunyitse koko cyanjye ntanga. Umugabo wanjye agacupa karamunaniye. Nanjye ubwanjye karanyihishe. Naterekeye bagitarira na Margarita. Ku buryo watumiza ikibindi nduzi pare hera umwiza wanjye. Agatuba karahendeye. Hano nubwo gahendesha ariko natwe ubona tuba twarashoye menshi dukeneye kwagaruka. Hano rero ubwo nyine muzungukira mu bandi ciyazi sheri. Kujya gusabira. Ciyazi. Ubwo nyine muzungukira mu bandi Papa Sava. Oya nta kibazo ko natwe se turabishyura. Yewe. Urabona ku meza urabona. Shira inyota mwiza wanjye. Uyu mugabo araserereza. Urase byamurebaga. Oya bira nta kibazo. Nese byamurebaga. Hari benshi bambwira ko ufite amanameze nk'ayatanga wize ariko kubw'urukundo ngukunda. Bavuga ngewe. Ibyo ntacyo biba bimbwiye. Bavuga nge. Wowe rwose ngo ufite amanameze nk'intete zatanga wize. Ariko sheri nawe ngaho nabagira ngo urukundo sugira ngo hari ikibyo bimbwiye. Mbibonamo ubwiza bwawe. Yembo na Papa Sava yishanura. Ubuse kuvuga ngo tuye kunywa nguruntu rungana gutya byamurebaga. Ariko abacuruzi baza ubwenge shaka ngo tugure agacupa kamwe yunguke. Ntazi ko tugira imibare. Ceceka. Hari igihe nawe watuzanaho imibare batazi ko tuyifite. Umva mubwire sheri. Utanunza no kwa Papa Sava. Uzangurira ihene. Bose uzangurira ifi. Umvise ukuntu ikomeye. Oya ntakubwiye se ko ari Mucoma yahinduye. Nese ubona zakira ryari. Oya nawe warabona ko ariko neze niba tuzisize arabona tuzi. Ariko ikintu tumvise Budasene yakubise yatunge. Ura yamukubise yuri itaburete kugira ngo mushyikire yamukubise iki. Oya biriya urugo ibyarwo urundi rugo ibyarwo ashobora kuba yaranamuhengereye asinziriye. Ntabwo ibyo twabyinjiramo. Ibyo tubireke rero mugabo. Tujya tunasohoka ujye umenya ko ngira ngo dutuze twige ko ibyateza imbere urugo rwacu. Wongera unambere ururabo rutoshye rumwe ruhorana uturabo turabye ku buryo buri gihe nkubona naba ndi kurya naba ndi kunywa naba ndushye ukambera igisubizo mu mutima wanjye bityo bikandinda umunaniro mu gihe nkureba. Uri kumva? Nyenda byumva. Rero nicyumva naje mvuga ni ngusohokane nawe wongere. Nyine sheri ndabyumva sibyo nyine wansohokanye ntawe nguriye projet ariko ubutaha uzanguye na telefone imeze nka ya yindi ya ntuzi imeze nk'imwe ya madederi. Ariko nk'umugore w'umuhanga ujye ubanza urebe uko duhagaze. Wow. Ni karibu. Mwari muri aho ariko. Turaho nta kibazo. Nawe se urafata kuri aka? Nta kibazo nanjye nanjye karabura. Mucoma! Seriveri! Mugiye munyaruka serivisi ku gihe di. Niba wumvisha urugi ruvuze uba wumva ko nsohotse ngiye kwihagarika hanze kandi toilette muzifite mu nzu. Shyiramo ibakwe. Mwagize umushyitsi. Twagize umushyitsi wampaye. Mwiriwe neza. Turabahekeza. Wanzaniye akarahure se. Nawe uranywa kuri iyi. Muhasomeho nta kibazo. Nta kibazo muhe nawe asomeho. Ahandi wari uraho ariko. Narinda. Meze neza. Okay. Akundi natwe usanzwe turaho.
ndabibona Turakomeye. madamu mumeze neza tuba twasohotse ni buryo wabuze akagoroba k'umuryango ntabwo ari buri gihe ngo namwe mugende mubiyo namwe ntimwitekerezeho nabyo biba bikenewe hari igihe amikora buriya nkaba namujyana mu rusengero twasohoka tukabiganiraho wenda muri ako gacaca ariko mu gihe amikora abonetse ngomba kumuzana ahangaha ararya kuri kano gahene cyangwa twari kureba agafi n'agakoko dufite amafi meza akiri mashya dufite inkoko dufite udukwavu nta gakoko ufite inkoko yaboneka niba mutihuta ariko inkoko harya burifata nk'igihe kingana iki nibura iyo tuyigize neza ikaba iri garini iherekejwe ni nk'iminota 45 ndihuta ntabwo iminota yansanga aha ngaha ntacyo ndarya kuri kano kaburushete ry'ibyo bintu by'ihene ntacyo gatwaye akave mbyihorere iyo jerekani ni munange cyangwa nta kibazo ko ndihuta nta kibazo iki ni cyo ngukundira iki ni cyo gituma nyubuka hano buri gihe bagira serivisi nziza bagira serivisi yihuse urabona baje kongera kutubaza simpamagaye ibi ni byo byakaranze ahantu nk'aha bazi ibyo barimo abikora neza ni uko muri iyi minsi gusa nk'uko kumva kagakomeyemo ukuntu ngo wa mucoma we hatungi ngo yahinduye mucoma yahinduye mucoma nayo impamvu urabona nk'aya ngaya urabona ko ari amwe yepfo ku gahene ariko urabona ko ari umagaye biratandukanye kabisa ndagaragara ko yahinduye mucoma ariko ntacyo karamirika uryoherwe kirimbo karama rero nihutaga hari izindi gahunda narengeyemo urahise ko ntacyo nagushimira ngo mbena uranyarutse se uri kwihuta ndi kwihuta hari abantu dufitanye gahunda mu kanya gusa ariko buriya reka nkubwire imfuru zibonera mu bibazo pe oya ntacyo rega burya ibintu ni abantu uretse gatoya Kristi karibu uraho se uri amahoro mbona peti uryoherwe umeze ute mu rugo ibiki byose sijuwe Kristi uri kumaka mu ruhe rwego Kristi aranga nkande ni muntu cyangwa bite baguha inkoko ngewe madamu wansokanye ngurira brochette nazo komeye wagira ngo niyibuye ariko we ngo bamuhereze inkoko ngewe dafi bampe brochette y'ihene nayo idahiye hanyuma Kristi bamuhereze inkoko nkande mu ruhe rwego bite ko dafi dafurambaza iki nsubiza ari hano mu ruhe rwego inkovu zingahe inkovu wowe n'uyu mugore mugiye kunsatura umutwe ni mu usature nguyu madana gucyo cyanzanye hano ceceka umva ceceka umva nkwereke mfite inkovu zingahe mugiye kumviraho indi imwe ni mu nkubite ngaho se ni mu nkubite hagira ubeshya nakoze urutoki none wabibone uretse twaza gakeya nagira ngo nkwibutse nanakwereke ko uyu nguyu ubona turi mu bihe uribuka ibihe twari turimo none niba twari tubirimo ujya kubyara wari ufite iki ntabwo nakubisinze ibipfunsi ntabwo narebaga mu myenge y'inzu nkireba ntabwo nagoraga epfo nkakora ruguru nkakubitana n'amashujipe nkakubitana na twa twenda tw'inyuma twagiye turoboka none si ngo aranga nkana none gushaka kunkora mu mutwe wowe ngiye nsubiza daboro ngo Kristi aranga mu ruhe rwego ngo ibyo bimbarize mu ruhe cyangwa watowe wivuga mukobwa dafi se nkavuga imbere y'umugabo wanjye naye ngo uvumvure ceceka ntabwo ibi mbikuziho nyine nsubiza Kristi aranga mu ruhe rwego nsubiza niba nagira ngo nkwereke aho ibyo byose byakozwe wagiye kubyara mfite iki ntacyo wari ufite wibaza se ko utwo twenda tw'umwana twavuye ibyo wateruyemo umwana byavuye nese Kristi acuruza imyenda niwe waguriye wabanje kumva ugafata vitensi ku rurimi rwawe nyine ngaho nsobanurira nyine mve muri urwo rujijo niba ndabana namwikopesheho cyangwa wenda ari ucuruza imyenda nabyo tubimenye ese ururimi rwawe rugira bande feri cyangwa purakete ku buryo wamenya uvugana nawe kirimbo ngewe winsaza mu bwonko reka twumvikane ceceka nkubwire niba umutware wari kuvuga gutya hari umushyitsi nk'uyu ubushatse kugaragaza aha ni mu rugo iwanjye aha ni mu kabari ceceka rero ngusobanure nsobanurira niyo ushaka kumenya unciye mu ijambo kangahe koko
nyine nsobanurira ngiye mbashe gutuza. Christine arahangaha mu ruhe rwe. uyu Christina ubona niwe wangujije amafaranga turi kugendana. Uvuze ngo uyu Christine ubona niwe wampaye amafaranga biriya byose birakorwa. Faites attention rero. none si ubwo ngubwo sheri kuki utari wambwiye mbere y'igihe ko ari we wadufashije muri biriya bibazo nanjye ngongera ukuntu nyine nitwara nk'abantu biyubashye. Yiyubashye ubundi se wagakwiye kubishingiraho ubonye Christina gutyo ukipamparika Christina. ariko nyine nanone ikindi wenda cyari gitumye wenda nanasakuza wowe kuki wagiye kuguza amafaranga ukaguza umukobwa wenda iyo uguza wenda nka ba papa sava ba Teresiforo bose nabasaba Imana ariko nyine ntuguze umukobwa nyine umeze gutyo. wowe se uyambwa n'igitsina ujya kuvuga ayo magambo yose uhuruduka nta fero ufite ku buryo utamenya ko uri no kuvugana n'umugabo wawe wikaraga winyonga nk'aho ufite umuzunga wagira ngo ni igiti kitagira amababi cyangwa amashami ukiyibagiza ko uri no kuvugana n'umugabo. uyambwa n'igitsina